Meze mute bakunzi ba Jean Paul TV Show. Nawe ujya posting ifoto ntigira like menshi, washyira post kuri Facebook ntigire like nyinshi, ntigire comment nyinshi. Dore uko wabikemura. Uzaza ujye kuri Facebook yawe, tegerezaho gato, nta kintu uzakora, uzahita uza ujye hano, hariho ubudomo butatu ahangaha, uhakande, umanuke, ujye hano handitse setting, numara kuhakanda uzamure, ujye hano handitse profile and staging ahangaha, ahangaha murahabona neza. Nurangiza uhakande, uzaza bakwereka, uri kubona hano handitse everyone. Facebook iri muri everyone, ibi bivuze buri muntu wese. Uzahita uhakanda, dutegerezeho gatoya, bazahita bakugeza ahantu hameze gutya. Nta kintu uzahita ukora, uzahita ugenda uyishyira hariya everyone. Igihe post zawe zitazatangira buri kurebwa na buri muntu wese, ku buryo amarike uzatangira ukabona menshi, comment zikaba nyinshi atari nk'abandi. Nusanga ari kiri muri friend of friend, uzamenye ko ari inshuti z'inshuti. Icyo gihe post zawe nawe uzaba zirebwa cyane nk'uko ubishaka. Ariko nuke muri everyone, post zawe zaba zirebwa cyane. Ariko nusanga hari handitse friend equity, aho rukara akadomo k'uburu kari hano, n'inshuti zawe nizizaba zibona post wa postinze. Nusanga ihara mu kagufuri, uzamenye ko nta n'umuntu nemwe yemereye kubona post yawe. Ikiza nuko yashya muri everyone, abantu bose bisi bakayibona. Nujya muri everyone, buri muntu wese ukoresha Facebook azajya abona post zawe. Nimba abona uburyo bugufashije, nugenda udakanze like, ukandi subscribe, ukandi no kuri nzigera video y'iki kizanzu za YouTube. Bye bye.